Amen. Haleluya. Amen. Nitwa Amizero Jiji. Abantu benshi duhuye bahita banyibutsa ikibwirizwa kimwe cyitwa nyagakuru mubi, aho navugaga ababyeyi babi biruka ku bana ngo babakubite. Bose Imana izabahana. Frere yitwa Amani Bishop, nawe ndamukunda cyane. Twigeze kujyana muri expo, badushyira mu mazi, ubwato butoya, maze dukiniramo. Maze numva nshaka kuzajyana nawe mu ijuru tugakinana kuri rwa ruzi rw'ubugingo. Uyu munsi nabateguriye amagambo avuga ngo bwira Yesu byose. Dizetu ageze imeshazami. Tell Jesus anything. Bwira Yesu byose. Kasenga. Data twese uri mu ijuru, Mana y'urukundo n'icyubahiro, udufashe tugiye kwiga ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu, amen. Hariho umubyeyi wari ufite akana, maze karamurirana cyane. Yaga biswi kakajugunya, yaga ibombo yakarijugunya naryo. Akana kararira cyane, kakajya gatunga urutoki ku ijerekani irimo amazi. Mama yaga amazi kakayamena. Mama yayoberwa icyo agashaka, maze yumva arababera ashaka kurira. Maze akandi kana kamuturanye kaje, kamucunga kamunyenga ku ijerekani, maze umwana unaceceka araseka. Muzi impamvu amenye ashaka? Nuko ari umwana nkako, kandi akirirwa na nako. Yesu wacu nawe yabaye mu isi ameze nk'abantu, bamenye ibyo bashaka byose. Rero igihe hateye inzara nyinshi, Imana yabwiye Eliya iti va hano ujya ku mugezi witwa Kereti hafi ya Yorodani. Arahihisha. Imana iramureba imenya ko ashonje cyane, maze ibikono bije kunywa amazi bikamuzanira imitsima akarya agahanga. Nusanza uzabwire Yesu. Yobu nawe yasenze Imana imukiza ibisebe. Nurwara uzabwire Yesu. Umugore witwa Agari yageze mu butayu ashonje cyane, basa n'umwana aramurirana yenda gupfa kubera kubura icyo kunywa. Maze Agari ashyira Ishimayeli hasi, ajya kuririra Imana yo mu ijuru. Marayika araza, si yamuha amazi mu gikombe gusa, ahubwo amwereka umugezi. Nubura icyo guha abana bawe uzabwire Yesu. Mu gihugu cyaguri cyitwa Nigeria, haba abantu batizera Imana, ahubwo bizera ibintu bibi by'ibidayimoni. Umunsi umwe ibidayimoni byigeze kubwira ababyeyi ko akana bari bafite kazasara. Ibyo bituma bagatanukura mu butayu, inyamaswa z'ibirarashyamba zizagatabirira. Maze abantu bose baraza baragatoragura, bakajyana barera abandi bana, bagaha imyenda n'ibiryo byiza, maze bakitaho. Bisobanura ibyiringiro. Uyu munsi ibyiringiro yiga muri materineri, kuko Imana yacu yamutabaye. Nawe nibakwanga uzabwire Yesu. Yesu igice cya 49 umurongo wa 15 haravuga, mbese umugore yakwibagirwa umwana yanze n'ababariro y'ibyana? Cyakora bo babasha kwibagirwa, ariko njye sinzakwibagirwa. Petero yaravuze ati, yikoreze amaganya yanyu yose, kuko yita kuri we.
Yesu yabwiye abigishwa bati, ese umwana yagusaba ifi yo kurya ukamuha inzoka ngo imurume? Yagusaba umugati ukamuha ibuye ngo rimwice mu ntoki? Arakomeza aravuga ati, Data wo mu ijuru azaduha ibyo dusaba byose rero. Mbese wishimiye kubwira Yesu ibyawe byose? Shira ikiganza hejuru maze dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, Mana y'urukundo n'icyubahiro, aba bantu baragukunda, Mana ibyo bagusaba byose bibahe mu izina rya Yesu, amen.